Ni amakuru adasanzwe, ni amakuru ari kutugeraho muri kano kanya. Ni ibintu bitunguye abantu benshi. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye byandika kuri murandasi bicitse urondogoro muri kano kanya bitewe n'ibintu Bruce Melody yabajije umukuru w'igihugu ndetse n'ibintu byinshi yagiye avuga. Byatunguye abantu benshi, ndetse nawe ibintu ugiye kumvira hano bigiye kugutungura, dore ko abenshi batagiye banabimenya. Byagenze bite rero? Ubundi murabizi ko umuhanzi bita Bruce Melody yaramaze iminsi muri media tour hariya muri Kenya ndetse no muri Tanzania. Ku munsi w'ejo niho yarari, ariko mu gihe yarari muri Tanzania abantu bumvaga ko ari gukora ibikorwa byo kwamamaza indirimbo bita Pom Pom, ariko ntibari bazi iki kintu ngiye kukubwira. Ntibari bazi ko uyu muhanzi bita Bruce Melody kuri uyu munsi yagaragara mu gihugu cy'u Rwanda, noneho by'umwihariko akagaragara aje mu mushyikirano ahantu tuzi ko nyine Bruce Melody atapfa kuza. Turabizi ko nta n'abahanzi bandi bari bahari. Turabizi ko ari ibintu nyine birimo ibintu by'imibereho y'abaturage akenshi ndetse n'iterambere ry'igihugu. Abantu bagiye babona mu gitondo babona aya mafoto ku mbuga nkoranyambaga atangiye gucaracara, baravuga bati se noneho bigenze bite? Bruce Melody ageze mu Rwanda gute? Abantu baravuga bati aya mafoto naya kera, ariko ntibari bazi ibigiye kuba. None na Bruce Melody nawe yagiye atazi ibiri buze kumubaho, ko Perezida Paul Kagame ari buze gutinda ku kibazo cye ndetse akamwizeza ko kigiye guhita gikemuka. Ikindi kandi yavuze n'ibindi bintu byafashije abantu benshi, byafashije urubyiruko ndetse bikomeye cyane, aribyo ngiye kukubwira. Gusa hari n'ikindi kintu abantu bari gukomeza kuvuga ndetse n'ibindi bintu abantu batagiye bamenya, n'ibindi bintu biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Nagira ngo nkubwire muri kano kanya, gusa uri buze kumirwa, ndabizi neza, biratangaje. Umuhanzi bita Bruce Melody abantu benshi bagiye bavuga bati uyu muhanzi ko karakomeye. Babivuze bitewe nuko bari kubona muri iyi minsi ari uri kuvugwa. Ikindi kandi bakomeje kumushimira nuko yaruse muri umuna we Element L mu minsi yashize mu bintu by'urubyiruko. Ni ikiganiro yagize, ariko harimo n'umukuru w'igihugu, ariko yaje kuvuga yivuza imyato, ntiyavuga ku rubyiruko cyangwa se ku iterambere ry'abandi muri rusange. Aribyo byababaje abantu bagiye batandukanye, bavuga bati Element hano wakoze ikosa. Rero kuri iyi nshuro Bruce Melody we yakosoye Element, avuga ibintu by'abagabo. Ari nabwo ku mbuga nkoranyambaga n'abamupingaga harimo nk'aba DC Clement batangiye kuvuga bati ese Bruce Melody ukoze ibi ngibi tumuhembe iki? Nk'aba content creator bari gushaka ikintu bamuhemba muri kano kanya. Ubundi se Bruce Melody yakoze iki? Byagenze bite? Kubera iki abantu bose mu gihugu bari kuvuga Bruce Melody? Ubundi ibintu yakoze bifite ubuhe buremere? Ubundi se ubundi byagenze bite? Ubundi byatangiye ari ikiganiro, murabizi nyine mu mushyikirano haba hari Perezida Paul Kagame ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye baba minisitiri. Kuri iyi nshuro rero nibwo uwo bita Uwera Jean Maurice mu minsi yashize nibwo yagiye muri ubu buyobozi. Ntabwo yari umunyamakuru kuri SKFM, muramuzi cyane, ni mukuru wa nyakwigendera Jay Polly. Nuko rero uyu yahaye ijambo Bruce Melody yatangiye avuga ibintu abantu bumvaga ko ari ibintu bisanzwe. Bavuga bati ikibazo abanyarwanda dufite cyo kuba imbuga zidahemba abantu za TikTok nka kuriya abakobwa ndetse n'urubyiruko n'abasore basigaye barabibereye kuri TikTok bitabahemba. Baravuga bati Bruce Melody katari kubivuga, yahereye ku bintu byo kuvuga ngo umuhanzi, ntabwo nshaka ngo tubitinde. Yavuze uburyo umuhanzi ari umuntu ukomeye cyane, uburyo indirimbo zabo bagenda bakora ari indirimbo ziba zigaragaza igihugu, ndetse yateye n'amaburaga agiye atandukanye. Yavuze ko indirimbo ze ziba zishaka kugaragaza igihugu, dore ko ngo indirimbo bita Katapira yagaragazaga uburyo Kigali imeze. Ikindi kandi avuga ko n'indirimbo nshya yakoranye n'umuhanzi Diamond Platnumz ari indirimbo yagaragajemo hariya Sonatibe, ndakeka murahazi, agaragazamo irasene ya mbere itangira, ndakeka kari akantu mwarakabonye nako mu gihugu cy'u Rwanda ngo abagaragaza u Rwanda. Ariko ibyo ngibyo si cyo kibazo cyangwa se si yo nkuru, ahubwo Bruce Melody ibintu yagiye akurikizaho nibyo byagendaga bitungura abantu benshi, bitewe nuko ntabwo bari babyiteze. Ntabwo abantu bumvaga ko Bruce Melody ari umuhanga umeze gutya none imbere ya perezida, dore ko bwari ubwa mbere akoze ikiganiro imbere ya perezida nka gutya nyine mu mushyikirano, ibintu byose bimeze gutya, ari abaminisitiri hari byose bimeze gutya. Ariko ntabwo ndagera aho ngaho, ntabwo ndagera uburyo Perezida Paul Kagame yatunguye abantu kuri Bruce Melody, uburyo ibintu byose byagenze. Noneho Melody
yakomeje avuga uburyo ki yagiye hanze, yashimiye cyane perezida, aramubwira ati rwose mwarakoze kuba mwaramenyekanye, ngo kubera ko yigeze kujya hariya, murabizi ko yakoranye indirimbo na Shaggy, ni indirimbo murayizi When She's Around remix, ngo bagiye hanze bagiye kuyiperforminga, baramubaza bati ese Bruce Melody uruwahe, ngabuze uko yisobanura, nibwo yavuze ngo nuwo kwa Kagame, maze abantu barita bamumenya, nibwo yashimiye perezida, aravuga ati mwarakoze kumenyekana, ariko ibyo ngibyo maze kukubwira nta bidasanzwe birimo, dore ko Bruce Melody yarakomeje kuvuga, yakomeje arabivuga. Noneho hari ikindi kintu nabwo yavuze abantu batinzeho, ngo uburyo umuziki ariwo umutunze, arangije avuga uburyo kimerewe cyangwa se mama we akiriho. Bruce Melody agiye kwinjira mu muziki, merewe yabanje kumusengera, aravuga ati uyu mwana agiye mu bintu bibi, noneho ngabonye ngo yashyizeho amadiledi, yaravuze ngo iyi ni imyuka mibi, ngo n'abadayimoni batangiye kujya mu mwana we, ngo icyo gihe ngo byari bigoranye cyane. Noneho tugeze ku kintu nyamukuru, ngira ngo wumve neza, wumve ukuntu ibintu byose byagenze, ikintu cyatunguye abantu benshi, uburyo perezida Paul Kagame yitwaye kuri Bruce Melody. Murabizi ko umuhanzi bita Bruce Melody mu minsi yashize, nibwo twabonye bavuga bati Bruce Melody nakavuga ati perezida Paul Kagame yamenshonize cyangwa se yavuze indirimbo yanjye bita Bado, byabaye ibintu byiza byashimishije Melody, agenda bivuga ku binyamakuru bigiye bitandukanye byano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze muri Kenya, yarabivuze, aravuga ati kuba perezida Paul Kagame yumva ibihangano byacu ni ikintu cyiza gishimishije, ariko kuri iyi nshuro ntiyarazi ko biri buze kugera kuri uru rwego. Byagenze bite rero? Buri yamaze kuvuga ibyo bintu byose, abantu baje gutungurwa no kubona birangiye adasabye ikintu abantu benshi bari bamwitezeho, cyuko izi mbuga abantu bakoresha za YouTube, za Facebook n'izindi mbuga zigiye zitandukanye, na za Instagram zahemba abantu, nibwo bahise babubwo nyine ijambo rye ryari rirangiye, arangije nibwo twaje kubona uwitwa Uwera Jean Maurice amuhereje ijambo, aramubaza ibindi bintu bijyanye n'uburyo urubyiruko nyine rwatera imbere mu bijyanye nyine n'izi mbuga n'ibiki byose. Nibwo Bruce Melody yase avuga ati mbonereho no gusaba ikintu cya monetization, cyo kuba izi mbuga zatangira guhemba abantu, n'ibintu yasabye bimeze nka hari addition, ariko uko byagenda kose yanabipanze kari buze kubisaba. Nibwo rero yabivuze, arasobanura. Noneho birangiye abantu baravuga bati PK cyangwa se perezida Paul Kagame nta kintu abivuzeho, nta n'ikintu bivuze. Noneho icyaje gukurikiraho nicyo cyatunguye buri muntu uwo ari we wese hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi muri rusange wari ukurikiranye uyu mushyikirano. Nibwo Uwera Jean Maurice yarasubiranye ijambo agiye gukomeza. Ari ijambo Bruce Melody yavuze, ndakeka abantu benshi ntago bari haye agaciro, ariko niryo ryatumye perezida Paul Kagame abiha agaciro cyane bitewe n'uburyo Bruce Melody yarivuze. Nge niko nabibonye. Umuhanzi bita Bruce Melody yavuze ati ibi bintu rero twe turi gusaba monetization kugira ngo TikTok ziduhembe. Yavuze kuri TikTok, aravuga ati ngibaze ko iyo ugiye guhembwa bisaba kwiyitirira undi ubwene gihugu bw'ikindi gihugu, ukiyita uwo muri icyo gihugu kugira ngo uhembwe. None icyo kintu perezida yagitekereje, aravuga ati gute ari ku muntu w'umunyarwanda, u Rwanda ruri gutera imbere rumeze gutya, rukataje mu iterambere, bisaba kwiyitirira abandi bantu kugira ngo ufate serivisi runaka. Nibyo byahise bitera perezida Paul Kagame ahita avuga ati Bruce, icyo kibazo Bruce Melody avuze, yavuze ijambo Bruce, icyo kibazo Bruce avuze, abantu batunguye cyane kubona perezida Paul Kagame atavuze ngo, kuko nyine Bruce Melody yarahagarariye abahanzi, ntabwo perezida yavuze ngo uhagarariye abahanzi, yavuze icyo kibazo Bruce avuze byasaba iki kugira ngo gikemuke. Ati Bruce. Noneho ubushize Melody murabizi yari yarishimye kuba perezida Paul Kagame yaravuze indirimbo bita Bado, nabwo ari ibintu bitarenze. Noneho kuri iyi nshuro perezida yavuze ngo Bruce ni byasaba iki kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Nibwo rero hahise hakurikiraho ikintu nakita nkaho aribwo twari tugiye kureba ese iki kibazo koko kiri bukemuke, biragenda bite. Nibwo Bruce Melody yahise asobanura, aravuga ati rero ikintu babisaba, bundi perezida yabanje arabaza ese bundi ibyo bintu ni ibiki, bisaba iki. Nibwo Bruce Melody yavuze ati bundi bisaba kuba hari ama ads cyangwa se amatangazo kuri izi mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda, ngo kubera ko twebwe nk'iyo turi kureba nka gutya nk'ubu nka uri kundeba kuri YouTube uri mu Rwanda, nta ma ads cyangwa se nta matangazo uri kubona. Impamvu utari kuyabona
nukubera ko igihugu cy'u Rwanda kitemerewe guhembwa ubundi wagakwiye kuyabona. Hanyuma rero ikintu cyaje gukurikiraho nuko uyu Bruce Melody yabisobanuye neza, maze Perezida Paul Kagame aravuga ati ese agenda baza ubundi bashaka kugira ngo bite birangira, ariko we agakomeza kuvuga ati ariko se gute nyine gute, agakomeza buti byagenda bite. Noneho byageze kushinzwe nyine ibintu by'itumanaho na internet mu bintu bya IT n'imbuga nkoranyambaga, maze asobanura uburyo ki ikintu kibura kugira ngo ibi bintu bigende gutya, kugira ngo ibintu bikunde nyine monetization yemerwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo umuntu najya akoresha TikTok, najya akoresha izi mbuga nyine zose tubona aje abona amafaranga kandi ku buryo bufatika. Nibwo n'ikindi kintu cyatunguye abantu nakubwiye n'uburyo uyu muhanzi bita Bruce Melody yaje kuvuga ikintu gikomeye cyane, yaje kuvuga ati yaje kumentioninga The Ben mu biganiro yakoze. Ibintu nabyo byatunguye abantu, bari bazi ko nyine hari atafa kuvuga The Ben. Ikindi kandi Bruce Melody muri iyi minsi ari gukunda kuvuga The Ben cyane, dore ko no muri media tour ari kugenda akora, ari kugenda avuga ati ngo mu Rwanda ngo na The Ben, akagenda amuvuga ubona ko nta rwango igihari ari uguteza imbere uyu muziki nyarwanda ukagera hejuru. Ikindi yavuze murabizi, yavuze ko umuziki nyarwanda ari ingagi, nako abahanzi ari uyu muziki na nyine ari ingagi kuko winjiza amadovize. Ibyo ntago ari byo ndi butindeho, ahubwo ngiye kukubwira ibindi bintu byagiye bitungura abantu nyuma yuko Bruce Melody nyine akoze ibingibi. Byagenze bite rero? Ubundi umuhanzi bita Bruce Melody ni umuhanzi ubu ngubu kuri iyi nshuro uri gufatwa nk'umuhanzi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko ni umuhanzi udafite umuntu bari guhangana muri iyi minsi, n'ibikorwa bye ari gukora nta muntu n'umwe bari kubisiganira, dore ko uyu muhanzi bita Bruce Melody akataje cyane nyuma yo gukorana indirimbo na Diamond Platnumz ndetse na Joel Brown yitwa Pom Pom. Kuri iyi nshuro urabona ko umuhanzi bita Bruce Melody nta gahenge na kamwe ari guha abanyarwanda abari bo bose. Ni umuhanzi ubona ko ukataje cyane. Noneho rero muri ibi birori yagiye agaragaza kwisanzura cyane nk'umuhanzi nyine wa mbere unabifiringa. Hari ikindi kintu cy'ingenzi, nacyo cy'ingenzi cyane nibagiwe, uburyo Uwera Jean Maurice uyu wari uyoboye iki kiganiro yavuze ati buri muntu wese agiye kugenda avuga ijambo nyine, ubundi n'uruhe Rwanda twifuza. Nibwo Bruce Melody yavuze ikintu cyatunguye abantu benshi, yavuze ati ubundi umuntu u Rwanda twifuza umuntu umeze nka Munyakazi, twifuza ba Munyakazi. Icyo bishatse kuvuga ndakeka muri kucyumva, no kuvuga ngo u Rwanda dukeneye umuntu ukora cyane. Urumva rero ni ibintu abantu bahise bavuga bati ese ibi ni ibiki. Noneho akandi kantu buriya hano habereye ibintu byinshi cyane nanjye byanunguye, ndavuga nti Bruce Melody rwose ntajya yiburira. Abantu bakomeje bamushimira bavuga bati uyu ni umuhanzi ukomeye uzi kuvuga noneho muri rubanda, uzi kuvugira abantu. Hano ikindi kintu cyagiye gitungura abantu uburyo Bruce Melody yarashize amanga akagenda avuga ati niba mubyemeye buvuge yuhu, ariko noneho nari ngiye ntababwiye ikindi kintu gikomeye cyane. Buriya ibintu iyo byabaye ari byinshi ari ukuntu bigenda biza gake gake, ariko ntibizire rimwe bitewe n'ukuntu byari byinshi. Bruce Melody yabanje ashima uburyo kibazanye Kigali ira arena, Big Arena, maze arangije aravuga ati ese turashima ko hari Amahoro Stadium, ese mwatwemerera ira venue cyangwa se hari ahantu hangana kuriya mu Mahoro Stadium, hakazaba ari ahantu buri muhanzi wese yagenda agakorera ari ibintu bisanzwe. Maze ikindi kintu yavuze ati ibiciro byabyo byazira nyubako bikagabanuka, nibyo ari ibintu biri hejuru, bikaba ari ibintu nyine abahanzi benshi bakigondera. Urumva rero ni ibintu navuga ko ari ibintu byari byiza cyane, ni ibintu byashimishije abantu batari bake. Noneho ikindi kintu uwo bita Mutesi Scovia nawe yagiye avugisha abantu benshi, ndetse nawe ubona ko yibanda kuri Bruce Melody. Mutesi Scovia rero urabizi uhagarara abanyamakuru ndetse n'ibi bintu by'imyidagaduro, ubona ko nawe akunda kubijyamo gake gake. Ubwo we yagiye avuga buryo itangazamakuru ryakwiye gukorwa. Noneho hari akandi kantu yavuze ari gutanga urugero, abantu baravuga bati abantu basetse cyane. Yavuze ati
ngo twaba turi gutangaza amakuru ngo tugasobanura ngo uburyo ngo Bruce ngo niba amanutse ngo tukavuga ngo abandi ngo barazamuka ngo baracahe nyine nakana abantu nabonye bari gushyira kuri za X bavuga batese ibi bintu byarishaka kuvuga iki. Iyo shorongi yavugaga ni iyihe? Dore ko abantu nyine baba bafite uburyo bumva ibindi bintu bigiye bitandukanye, ibintu bagiye babivuga ariko ntabwo ari ibintu bya danje. Kuri iyi nshuro rero ndakeka mwamaze kubona ibyo umuhanzi Bruce Melody yashobora gukora, dore ko hari n'urubyiruko n'umukobwa usanzwe wagiye nyine wasabye ijambo, arangije agaruka kuri Melody aravuga ati Melody urabona biriya bintu ngo byo kuba ari umuhanzi nyine asaba ibintu byo gusapotinga umuhanzi, ndakeka bari bahari babyumvishe. Twagiye tubona byinshi cyane. Mbibutsa ko uyu muhanzi bita Bruce Melody ku munsi w'ejo ni umunsi w'ejo washize nibwo yatunguye abantu babona agiye gukorana indirimbo na Willy Paul wo muri Kenya, ndakeka muramuzi. Ubwo Willy Paul yakoranye n'indirimbo, ari n'indirimbo bafite yakoranye na Ntuza na Meddy, umuhanzi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva rero ni ibintu byiza cyane, ni ibintu bishimishije, dore ko agiye gukorana n'abandi bantu bagiye batandukanye, harimo na Mbosso wo muri Tanzania, harimo n'abandi bagiye batandukanye. Bruce Melody niba umukunda rwose, ni umuhanzi uri gukora cyane, ni umuhanzi umeze neza. Noneho hari n'akandi kantu abantu bari kugenda bagarukaho. Hari ifoto mu gitondo yaje kugaragara, urumva Bruce Melody ari kwinjira muri iriya nyubako yabereyemo umushyikirano, nibwo uwo bita CG Flex yaje kugaragara ifoto bari kumwe, bari kwinjira, bari kugendana, ubona ko ari ibintu byasaga neza, ni ibintu byashimishije abatari bake. Buriya abantu mwe niba jye bavuga ngo Bruce Melody ni munyakazi, nimujye mubitindaho rwose, ni munyakazi kuko arabigaragaza. Ikindi kandi niyo ubibonye ubona koko ari munyakazi. Ese abantu bari gukomeza kwibaza bati ese Bruce Melody media tour yararimo yaba yarangiye? Ariko ngewe amakuru mfite nuko itararangira. Gute rero uvuga ko gute mvuga ko itararangira? Amakuru mfite, amakuru atari ivumbi, na amakuru avuga ko umuhanzi bita Bruce Melody agiye gukomereza media tour hariya mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda rero ngagiye gukomereza media tour ngo kandi ngafite n'abahanzi azakora nayo indirimbo zigiye zitandukanye, dore ko yagiye anakorayo indirimbo zigiye zitandukanye. Hari abahanzi babo bakoranye indirimbo, ariko kuri iyi nshuro ngashobora gukorana n'abandi. Murabizi ko ubundi tutavuze ngo n'abandi tutabigize n'ibanga, ngashobora gukorana indirimbo niba bataranayikoranye, ariko bashobora kubinoza neza. N'uwo bita Joshua Baraka, murabizi ari mu bagezweho hariya muri Uganda. Urumva rero ni ibintu byiza. Ikindi kandi murabizi ko yakoranye indirimbo n'aba Shiba Kanungi, ba Eddy Kenzo, n'abandi bagiye batanu na Reji. Urumva rero iki nicyo gihe cyo kugira ngo na Uganda The Ben amaze iminsi yarifatiye nawe ayifate. Ikindi kandi murabizi ko afite igitaramo kizaba kuri 15. Icyo gitaramo rero ikindi kintu cyantunguye nkibona izo afishe nuko The Ben ku itariki 14 afite igitaramo muri Uganda. Murabizi The Ben muri Uganda ni umwami waho. Muri Uganda ni ahantu akorera udutero, dore ko ari naho yakuriye. Bavuga n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uganda ni ahantu dore ko na Diamond mu minsi yashize yashatse kugira ngo The Ben bakorane igitaramo muri Uganda kugira ngo Diamond nawe akure abafana benshi muri Uganda, dore ko ngo nta bafana benshi ahafite. Rero ikintu nakukubwiraga ni uburyo umuhanzi bita The Ben afite igitaramo kuri Saint Valentin ku itariki 14 z'uku kwezi kwa kabiri. Umunsi ukurikiyeho umuhanzi bita Bruce Melody akaba afite igitaramo muri Uganda. Ubwo ni ku itariki 15 hashize umunsi habaye Saint Valentin. Urumva rero ni abahanzi bagiye gukorera amateka muri Uganda nyine nayo gahunda no kuyifata, dore ko twagiye tubona ko na Bruce Melody afite gahunda yo gufata Uganda nk'uko Kenya bimeze, nk'uko na Tanzania bimeze. Murabizi ko na Lango Tenge uriya mu TikTok ukomeye, kaba niba nabyita umukomediye simbizi, ariko ni umucontent creator ukomeye hano mu gihugu hariya mu gihugu cya Uganda. Urumva nawe yatangiye gukora challenge ya pom pom.
ni ibintu byiza, ni ibintu navuga ko ari ibintu twashima, dushimira timu ya Bruce Melody ndetse na Bruce Melody muri rusange, kuba bakomeje gutuma umuziki w'u Rwanda utera imbere, dore ko hari n'ibitaramo biteganyijwe mu kwa gatandatu bizazenguruka igihugu bya Bruce Melody. Ariko hari amakuru avuga ko The Ben nawe bazaba bari kumwe nk'uko amasezerano bivuga. Murabizi ko ku itariki ya mbere z'uku kwezi z'uyu mwaka habaye igitaramo muri BK Arena cyahuje The Ben ndetse na Bruce Melody. Cyari igitaramo cyiza, cyari igitaramo twabonye ibyo Bruce Melody ashobora gukora ndetse n'ibyo The Ben ashobora gukora, ariko kuri iyi nshuro rero bazazenguruka igihugu. Hari n'andi makuru avuga ko Diamond azabasanga i Rubavu ku munsi runaka, naho bagakorerayo igitaramo ari batatu. Urumva Diamond naba hari noneho bizaba ari umuriro. Urumva rero ni ibintu byiza. Ikindi narenzaho ngahita nsoza nihuse cyane nuko Bruce Melody afite gahunda yo gufata umuziki w'u Rwanda akawuvana hasi akawugeza ku rwego rwo hejuru, by'umwihariko ahereye kuri ibihugu duturanye akabanza akabyokipa, harimo iriya Tanzania dore ko ayimereye nabi, Kenya naho batangiye kumumenya cyane, ndetse na Uganda atangiye kuyataka. Ashaka gufata aka karere maze nyuma agatangira kugera agafata n'utundi duce, dore ko hari n'umuhanuzi mu mizi yashize bavuze ko uyu muhanzi bita Bruce Melody ngo azaba umuhanzi ukomeye ku rwego rw'isi. None twabihuza n'uburyo ngo Bruce Melody kera yavuze ko azatwara Grammy Award. Ni ibintu bishoboka cyane, ni ibintu bitewe n'ubu na move Bruce Melody ariho, ni ibintu twaha amahirwe, ariko nabwo kuba bitaraba ntabwo twabivuga gutyo, dore ko n'uwo muhanuzi yavuze ko Bruce Melody azashinga radiyo ikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka ngushimire rero twabanye, nkwibutsa ko muri kano kanya umuhanzi uri kuvugwa ndetse n'ikintu kiri kuvugwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda ari umuhanzi w'umunyarwanda witwa Itayiwacu Bruce, wamamaye nka Bruce Melody. Reka ngushimire wo twabanye muri iki kiganiro rero. Njye mwari kumwe n'ibyo bita Ibel wishura ibyahishwe hano kuri Mega TV Rwanda. Reka nkwibutse gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza gatanu kuri gatanu. Ciao, bye bye, naho ubutaha.